kugira ngo ugire icyo ukorera Imana nuko ugomba kubanza kuyimenya. Niho twari dutangiye rero turimo kuvuga ese ubundi Imana ni iki? Abantu benshi bakunze kuvuga ngo Imana ni umwuka. Imana ni umwuka. Ukaba wakwibaza se icyo cyitwa umwuka cyo ni iki? Ngo twasomye mu Abaroma igice cya 16 ku murongo wa 27. Yego. 16 ku murongo wa 27. Yego. Adamu n'abatemere bwabo. Aravuga ngo icyubahiro kibi cy'Imana ifite ubwenge yonyine iteka ryose kubwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Ruvuga ngo icyubahiro kibi cy'Imana ifite ubwenge yonyine. Yego. Ubwo nukwanga Imana wavuga ko ari iki? Wavuga ko Imana ari iki? Kandi mumaze kuyesomera. Uragire ndashaka kugira ngo numve niba wabyumvise. Bavuga ngo icyubahiro kibi cy'Imana ifite ubwenge yonyine iteka ryose. Nukwanga Imana n'ubwenge. Imana n'ubwenge. None ubwo bwenge twebwe tubumenya ku bwa Yesu Kristo. Nuko ngo Yesu Kristo niyo mpamvu yaje hano ku isi yitwa mwarimu. Yaraje kugira ngo atwigishe natwe tugire ubwenge, bwa bwenge bw'Imana. Igihe ufite ubwo bwenge bw'Imana nubwo noneho nawe uba ufite Imana. Yego. Iyo umaze kugira Imana rero, iyo umaze kumenya iyo Mana, niyo mpamvu ugomba kwitandukanya n'ibindi bintu byose bituma ya Mana itagumana nawe. Kugira ngo Imana igumane natwe rero hari icyo tugomba gukora. Nibwo nanone twasomye mu Abaroma igice cya 12 umurongo wa mbere. Naho nahadusomere. Nuko bene data ndabinginga ku bw'imbabazi z'Imana musange inzira yanyu iri bisambuka ubuzima bwera bishimwa n'Imana. Ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Urumva rero kugira ngo umaze kumenya bwa bwenge, kugira ngo bukomeze kubana nawe ugomba gutanga umubiri wawe. Yego. Ugomba gutanga umubiri wawe. Uko ni nako kuyikorera gukwiriye. Ikintu cya mbere tugomba gutanga kugira ngo Imana inezerwe ni umubiri wacu. Yego. Uko ni nako gukorera Imana. Ubwo rero umubiri nawo tukaba dukwiye kumenya ngo ni iki. Yego. Kuko abantu bakunze gutekereza iby'Imana bakoresha ubwenge bwabo, ku buryo wavuga ngo umubiri ni uyu nguyu w'inyama n'amaraso. Oya, ntabwo ari byo. Umubiri ntabwo ari uyu w'inyama n'amaraso. Yego. Ahubwo umubiri ni iki? Nadusomere mu Bagalatiya igice cya 5. Abagalatiya igice cya 5. Uhere ku murongo wa 16. Aravuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Urumva rero cya kindi bitaga umubiri ni imirimo ya kamere. Mu mvugo y'umwuka umubiri ni imirimo ya kamere. Yego. Dukomeze soma. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Yego. Kuko kamere irarikira iby'umwuka
iby'umwuka yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye n'icyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Yego. Komeza ugeze kuri 21. ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Yego. Imirimo ya kamere iragaragara. Yego. Kambana no gukora isoni. Isoni nke. No gusiga ibishushanyo. No kurega. No kwangana. Yego. Kwangana n'icyari n'umujinya. N'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice. 21. Aravuga ngo no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Yego. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo cya kindi bise umubiri tugomba gutanga ni kamere n'imirimo yayo. Ni ukuvuga ngo ugomba kwitandukanya n'ibi ngibi byose. Yego. Icyo gihe rero iyo umaze gutandukana n'ibi ngibi byose, umaze kubitanga bimaze kukuvamo, muri wowe hasigaramo imbuto 9 z'umwuka. Komeza usoma aho ngaho uhere kuri 22 wumve ibisigara muri wowe. Iyo biriya byo hejuru byakuvuyemo, muri wowe hasigaramo ibi ngibi, ari nayo Mana iba imaze kwinjira muri Abagalatiya 5:22. Aravuga 5:22. Aravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro, no kwihangana no kwishyura, ingeso nziza, no gukiranuka. Yego. Komeza ku 23. 23. No kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. 24. Kristo Yesu babambanye kamere n'irari ryayo. 25. Yego. 26. Twifata uko tutari. Yego. Twenderanya kandi tugirirana amahari. Yego. Ni ukuvuga ngo rero umuntu wamaze kumenya Imana, wamaze kugira bwa bwenge bw'Imana, ikintu cya mbere agomba gutanga ku Mana ni ugutanga umubiri we. Yego. Hanyuma uwo mubiri niyo kamere n'imirimo yayo bikakuvamo, hanyuma muri wowe hagasigaramo imbuto z'umwuka. Nibwo icyo gihe uzaba uri kuyoborwa n'umwuka, nibwo uzaba uri kuyoborwa n'Imana. Yego. Hanyuma y'ibyo bindi byose mu buryo bwo mu mubiri bwo kubana n'abandi, usangira n'abantu icyo ufite. Yego. Dufate urugero nk'uku mwabyaye, mushobora gushaka icyo kunywa cyangwa n'icyo kurya, mugasabana n'abantu mugasangira, abo ni abantu bagenzi bawe. Ariko ku Mana ikintu dusabwa gukora, ikintu dusabwa gutanga ni ugutanga imibiri yacu, n'ibyo birahagije. Yego. Uko umubiri utanga. Uko dutanga umubiri. Yego. Gutanga umubiri, reka tubanze turebe ibindi bintu bisa nkaho bigize umubiri. Turebe muri Mariko
Mariko igice cya 7 here ku murongo wa 18 kugeza kuri 23. cya karindwi Igice cya 7 umurongo wa kangahe wa 18? wa 18 kugeza kuri 23. Ndavuga ngo amahoro ndimo ndabyumva 18 kugeza 23. Aravuga ngo nawe arabaza ati mbese namwe ntimugira ubwenge ntimuzi yuko ikintu cyinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhumanya? Yego. kitajya mu mutima we ahubwo kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo. Yego. uko niko kubonezwa n'ibyo kurya byose. Yego. aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Yego. kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheza no gusambana no kwiba no kwica, kwifuza ikibi no kugira nabi, uburiganya, n'inke, ibishishyo bibi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. ibyo bibi byose biva mu muntu ibyo bimuhumanya. nurumva bya bibi byose bikurimo ugomba gukora ku buryo bikuvamo. Yego. Rero we warumbajije ngo biva mu muntu gute? Reba Yakobo, igitabo cya Yakobo igice cya 3 umurongo wa 16 kugeza ku wa 20. aravuga ngo 16. oya baworoheje gatoya, banza urebe Yakobo. Ni Yakobo nyine, ni igice cya 5 agari cya 3. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16 kugeza ku wa 20. aravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. banza uhagarara aho gatoya. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Yego. None aha abantu bakunze kuhibeshyaho, ugasanga umuntu w'umurozi arajya kwaturira umusambanyi. Yego. Ugasanga umuntu w'umujura ashobora kujya kwaturira wenda umwicanyi, ngo kubera ko yumvise ngo mwaturirane, bagatekereza ko ari abantu babiri bari kubwirana ibyabo. Yego. aho ngaho hakurikiraho rero niho hagiye kukwereka uwo baturira rindi. Soma kuri 16 inyuma y'akabago gusenga. Haravuga gute? 16 aho wari ugeze, komeza usoma. haravuga ngo gusenga k'umukiranutsi. Ari gusoma ibice 5 umurongo wa 16 wari umaze kuvuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo atunganye. Ni ukuvuga ngo rero umuntu twebwe tugomba kwaturira ni umukiranutsi. Yego, kugira ngo nawe nasenga ugusenga kwe kutugirira umumaro. Ntabwo ugomba kujya kwaturira umunyabyaha mugenzi wawe. Uyu mukiranutsi we icyo akwaturira ni iki? Ni ijambo ry'Imana, ni bwa bwenge buturuka mu ijuru kuko aba bufite. Hanyuma nawe ukamwaturira ibyaha bya bintu twabonye biva mu muntu bimwanduza. Yego. Karame.
uyu mukiranutsi umubwirwa nuko afite muri we imbuto 9 z'umwuka nk'uko twazibonye, kandi ikindi akaba afite bwa bwenge bw'Imana agomba kuza kubanza kubukwigisha. Yego, agomba kuza afite imbuto 9 z'umwuka kandi akaba afite bwa bwenge bw'Imana, kuko twabonye ko Imana ari umwuka kandi umwuka ikaba ari ubwenge. Yego, tubaye duhagazeho gato. Yego, izo mbuto 9 z'umwuka, yego, wazibwirwa n'iki umuntu uzifite ukamenya uti uyu muntu koko imbuto 9 z'umwuka arazujuje, wabimenya ute? Yego, imbuto 9 twabonye ko ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Ibyo ni ibintu bigaragarira amaso. Yego, ni umuntu wabona urukundo igihe cyose, akaba afite ibyishimo, afite amahoro, kwihangana, ni ibintu bigaragara, kandi ibyo ntibishobora kugaragara utarabanza gukuramo bya bindi twabonye bya kamere. Yego, noneho ikindi kintu kibigaragaza ni ukuba afite ijambo ryo mu mwuka. Ijambo ryo mu mwuka ntabwo rishobora kubana n'iriya mirimo ya kamere. Yego, ni icyo gice kimukwereka ni wa muntu mumaranye nk'iminsi, uzi ingeso ze, uzi uburyo ubona urukundo agira, ibyishimo agira, ikibazo cyaza kwihangana agira, kandi akaba afite ijambo ry'Imana no guhumuriza abandi muri we. Yego, yego, ni ukuvuga ngo nawe ntabwo yanakwemerera ko wihutira kumwaturira utarabanza kumenya ibyo urimo. ubundi wamwaturira atari we wakoreye icyaha? Aho ngaho uwo wakoreye icyaha se, nk'ubu ngubu reka dufate urugero mama. Uri umumama. Uwo mumama ubundi ubusanzwe muri make. Yego, batwigishaga batubwira bati niba warije nka mugenzi wawe, ni urugero wenda igitoki ntabwo azi ko ari we wakijyanye. Yego, kugira ngo ubu ukiranuke ni uko umara kwimenyaho cya cyaha, wumva ushaka gusaba Imana imbabazi, ukabanza ugasanga wa muntu ukamusaba imbabazi uti burya cya gitoki watakaga ninjye wakikwije, ariko nje nkusaba imbabazi ngo umbabarire. niyo mpamvu rero ndi gushaka kuguha urugero ngo umbwire yuko ibyo bintu babigisha bishoboka. Yego, dufate urugero, jyewe ndaje ndagusambanyije, bose twumvikanye turasambana, none ugeze aho ngaho urakijijwe, wumvise yuko gusambana wakosheje, ubu waza kubwira umugore wanjye ko wasambanye nanjye? Yego, yego ndabyumva. wabikora? Oya. kubera iki se? si ukuza gusaba imbabazi uwo wakoshereje? njyewe turabizi. Oya, tubanze tugeze ku icyo kintu kibanza cyumvikane. Hari igihe batwigisha ibintu bidashoboka. barumbwiye ngo uwo twasambanye ntabwo namusaba imbabazi. Oya, jyewe niba nsambanye nawe, wowe twasambanye uhemukiye umugore wanjye. Niba rero ushaka gukira, wakabaye uza gusaba umugore wanjye imbabazi. Ngaho tekereza ko waza kumubwira ko wasambanye nanjye ugataha amahoro. ntabwira we twabikoranye kuko uwo mugore ntabwo aba abizi. None se jyewe hari icyo wankoshereje ahubwo ko wanejeje? Kuko ushobora no gusanga nanjye wari wanakunejeje, ariko twaciye inyuma y'abagabo bacu, nanga nawe uca inyuma y'umugore wawe. abo nibo tugomba kujya gusaba imbabazi rero. Ngaho tekereza, nkaza kubwira umugabo wawe ko nagusambanyije, wowe cyangwa urwo naba ntagiye kurwisenyera hejuru. None ubwo se urumva azanyigisha abantu batwigisha zishoboka cyangwa ari ukuri? mbese ubwo ngubwo ko ashobora kuza iwawe umugore akafata inzira ati burya niwe wandembeje, yafashe izimbona akagukubita mu mutwe akawumena. none se ubwo byagenda bite muri make? nibyo ndi kukubwira rero, Imana yadushyiriyeho ubundi butambyi bushya. Yego,
ni ubutambyi bushya byo bwe bita ngo ni ubutambyi bwo mu buryo bwa Melikisedeki. Turaje turabisoma. Ugomba kujya kwatura imbere y'uyu mukiranutsi, kubera ko Imana yamuhaye n'isengesho agomba kugusengera bya bintu byose bikarangira. wa wundi nyine ubwo ni nko kuvuga gusaba penetensiyo nka kumwe bavuga ngo barombe ngo umuntu aragenda imbere ya padiri agasaba penetensiyo. Reka tubigereranye n'uko nguko, ariko tugaruke turebe ko padiri atari umukiranutsi. Kubera ko padiri nta mbuto 9 z'umwuka afite, kandi padiri nta n'ijambo ryo mu buryo bw'umwuka rya rindi ry'ubwenge buturutse mu bwenge bw'Imana ntaryo afite. Urumva rero ntabwo ari umukiranutsi. Yego, ni ukuvuga ngo hari ubundi butambyi bushya Imana yadushyiriyeho abantu bataramenya. Yego, aribwo bita ngo ni ubutambyi bwo mu buryo bwa Melikisedeki. Uwo Melikisedeki niwe ugereranywa na Yesu Kristo. Noneho Yesu Kristo nawe afite abantu yabihayemo nk'impano aribo tugomba kujya kwaturira. Yego, nakomeza some ku murongo wa 17 wumve. Yagiye ari hafi ariko kamubwira ntacyo, reka jewe nsome. somaje n'iki kigoro umura uzabimenya numara kugira ubwenge bw'Imana biraza. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Urumva? 18 arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. 19 bene data, ntihagire umuntu muri mwe uyoba avuye ku kuri undi akamuyobora. 20 mumenye yuko uyobora umunyabyaha akamukura mu nzira ye yayobeyemo azakiza ubugingo urupfu, kandi azatwikira ibyaha byinshi. Wa muntu ujya kwaturira ni wa muntu uri kukuyobora kugira ngo uve mu mirimo ya kamere, uve mu rupfu, uze mu bugingo. Iyo rero niyo nzira Imana yashyizeho binyuze muri Yesu Kristo yo gutuma ibyaha by'umuntu bitwikirwa, umuntu akababarirwa ibyaha bikarangira mu muntu. Yego, niyo mpamvu rero nababwiraga ngo ni ubutambyi bushya abantu bataramenya bwo mu buryo bwa Melikisedeki. Reka tubisome mu Baheburayo igice cya 7 duhere ku murongo wa 1. Abaheburayo igice cya 7 duhere ku murongo wa 1 kugeza ku wa 8. Reka mbasomere ntacyo. Abaheburayo igice cya 7 umurongo wa 1 baravuga ngo Melikisedeki uwo yari umwami w'i Salemu. Yego, ni umutambyi w'Imana isumba byose, wa wundi wasanganiye Aburahamu ubwo yabatabarukaga avuye gutsinda abami, amuha umugisha. 2 ni nawe Aburahamu yahaye 1/10 cya byose. Ubwa mbere izina rye risobanurwa ngo umwami wo gukiranuka, kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu, risobanura ngo umwami w'amahoro. Yego, ntagira se, ntagira nyina, ntagira basekuruza, kandi ntafite itangiriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo, ahubwo ashushanywa n'umwana w'Imana, ahora ari umutambyi iteka ryose. Nuko mutekereze namwe uburyo uwo muntu yari akomeye, byatumye ndetse Aburahamu sogokuruza mukuru amuha 1/10 cy'iminyago y'inyamibwa. Kandi abana ba Lewi aribo bahabwa ubutambyi, bafite itegeko ryo gukoresha abantu 1/10
nibo bene wabo nubwo abo bakomotse mu rukigi rwa Aburahamu. Tugeze kuri 6. Ariko dore wa wundi utakomotse mu muryango wabo yakoresheje Aburahamu 1/10, kandi aha umugisha nyiri byasezeranyijwe. 7. Nta wahakana ko uworoheje ahabwa umugisha n'ukomeye. 8. Kandi muri twe abantu bapfa nibo bahabwa 1/10, naho icyo gihe cyahawe uhamya ko ahoraho. Ni ukuvuga ngo uyu muntu turi guhereza ibyacu, turi kubibwira kugira ngo bikurweho, ari gukora umurimo w'ubutambyi bushya bwo muri Kristo Yesu. Ari gukora, yitwa Melikisedeki. Yego, ntabwo tugomba kongera kujya duha 1/10 n'ituro cyangwa se ibyacu, iminyago yacu, bya bindi byose twabonye ngo tubihereze umuntu upfa. Ni nayo mpamvu bitarangira kuri twebwe. Ariko iyo bihereje uyu muntu ugereranywa na Yesu Kristo, ni ukuvuga ngo ni umuntu ufite impano yahawe na Yesu Kristo yo kwaturirwa ibyo byose, urakira rwose bikarangira, ku buryo ntawongera kukubaraho icyaha. Yego, urumva rero kugira ngo ugere ku rugero rwo kwatura no gutanga ibyawe, bya bindi byose bikuvamo, bya mirimo ya kamere, hari ikibanza gukorwa mbere. Nacyo tukibona mu Baheburayo igice cya 8, duhereye ku murongo wa 10 kugeza ku wa 12. Mama wacu niba yahageza dusomere Abaheburayo igice cya 8 hera ku murongo wa 10. nahageze njyewe. Dusomere. Kuko ari isezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isirayeli. Yego. Hanyuma y'iyo minsi niko Uwiteka avuga. Yego. Amategeko yanjye mu bwenge bwabo. Yanditse mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo. Abo bazaba ubwoko bwanjye. Yego. 11. Ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi, cyangwa ngo yigishe mwene se ati menya imiteka, kuko bose bazamenya uhereye kuworoheje, hanyuma y'abandi uwukomeye kuruta abandi. Yego. 12. kuko nzabababarira ikirangantego cyabo, kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Ibyaha byabo ntabwo zabyibuka ukundi. Nguko uko umuntu ababarirwa ibyaha, nguko uko umuntu aba uwera n'umutagatifu, nguko uko umuntu agira Imana muri we, akagiramo imbuto 9 z'umwuka, umuntu akaba ari hano ku isi nta kibi abarwaho. Niwo murimo w'Imana uri gukorerwa hano kuri iyi si, ni nawo abantu twakabaye dushakisha kugira ngo tubane n'Imana iteka ryose. Naho ibingibi usanga abantu turimo mu madini no mu matorero, hariya ni ahantu twakabaye turererwa, tukahava noneho tujya aho dutegurirwa, tujya kwigishwa bwa bwenge bw'Imana twazaniwe na Yesu Kristo. Ndumva rero murakoze, reka dukomeze noneho mumbaze ibibazo noneho byose mushaka, ndajya nsubiza ikibazo nk'uko umuntu akimbajije. Murakoze. Cyavuyeho n'amaturo, ibintu bijyanye n'amaturo n'icyatumye n'amashimwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo twebwe tuvuga ngo byavuyeho. 1/10 n'amaturo birahari, biragomba no gutangwa kuko ari itegeko ry'Imana. Reka tubanze tubisome muri Maraki igice cya 3 uhereye ku murongo wa 7. Maraki. Yego.
Maraki igice cya gatatu. adusomera ntabwo mbona nahagira nahabuze. Yego, Maraki igice cya gatatu baravuga ngo uhereye mu bihe bya ba sogokuruza banyu muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye ntimuyitondere, nimungarukire nanjye ndabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzagaruka dute? 8 Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo muvumwa wa muvumo, kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye 10. Nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho ni muri bingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru nkabasukaho umugisha mukaburaho muwukwiza. Urumva yuko gutanga 1/10 n'amaturo ni itegeko ry'iki? Ry'Imana. Yego. Noneho reka turebe muri Luka. Yego. Igice cya 11. Duhere ku murongo wa 37. Aravuga ngo Luka 11 ku murongo wa 37. 37 aravuga ngo Yesu ahana abafarisayo n'abigisha amategeko. Yego. Akivuga ibyo, umufarisayo aramurakarira ngo aze iwe basangire. Aramurarika. Yego. Aze iwe basangire. Yego. Arinjira, aricara, arafungura. Umufarisayo abibonye atyo aratangara kuko atabanje kujabika intoki mu mazi ngo abone kurya. Umwami Yesu aramubwira ati mwebwe abafarisayo mwoza inyuma y'igikombe imbehe, ariko mu nda yanyu huzuyemo ubwambuzi n'ububi. Yego. Mwabapfumwe, yaremye inyuma siyo yaremye no mu nda. Yego. 41. Ahubwo ibiri imbere abe ari byo mutangana ubuntu. Yego. Nibwo byose bizabatunganira. Yego. 42. Aravuga ngo ariko muzabona ishyano abafarisayo, kuko mutanga 1/10 cy'isogi na nyiragasogero neza n'imboga byose, mukirengagiza gukiranuka no gukunda Imana. Ibyo mwari mukwiye kubikora nabyo, na bya bindi ntimubireke. Urakoze cyane. Wumvise mama? Nukwanga abantu baragenda bagatanga iby'inyuma, bakoza inyuma y'igikombe, ariko ntiboze n'imbere. Yego. Nukwanga twebwe rero 1/10 n'amaturo twemera iby'uburyo bubiri. Hari icy'inyuma hakaba n'icy'imbere. Yego. Yego, ndabyumva. Icy'inyuma rero ni ibyo ngibyo nk'uko namwe mubikora. Yego. Twebwe rero iby'imbere nibyo dukangurira cyane abantu, kubera ko Imana yacu ni umwuka. Imana yacu irifuza kubana natwe muri twebwe,
biradusaba rero ko woza hahandi imbere, hahandi igomba kuba, kugira ngo ibe muri wowe binyuze muri za mbuto 9 z'umwuka. Kandi ikindi, Imana ibi bintu byo mu mubiri inyuma, yego, ntabwo ari ibyayo, ni ibyacu nk'abantu. Yego, niyo mpamvu iyo dusomye muri Samweli wa mbere igice cya 16 ku murongo wa 7, wahageze? Yego, haravuga ngo, ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye kari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mitima. Amen. Nukuvuga ngo rero hahandi h'Imana ireba, hahandi mu mutima wawe, ariho twise mu bwenge bwawe. Urumva, aho ngaho niho tugomba gutanga. Ibyo tugomba gutanga nibyo bigomba kuba bihavuye. Ibyo nibyo bihabwa Imana. Ibyo nibyo bya bintu nakubwiye ko bahereza wa mutambyi washyizweho na Yesu Kristo, wo mu buryo bwa Melkizedeki. Nukuvuga ngo rero twebwe twemera kimwe mu 10 n'amaturo, ariko tukibanda cyane ku by'imbere kuko ari byo by'Imana, naho iby'inyuma ni iby'abantu. Nukuvuga ngo mu buzima bwawe mama, kuva wabaho nta kintu uraha Imana, kuko guha Imana ni ugutanga ibimbi imbere bya bindi bikuvuyemo. Ubu rero uwo kubiha yarabonetse, gira vuba vuba nawe uzaza ubitange. Yego, murakoze. Sinzi niba hari ikindi kibazo.